Reka nongere nguhe ikaze we mukunzi w'ubutumwa bwiza, mukunzi w'ubuntu n'ukuri TV. Reka nkomeze kugenda nkwifuriza ibihe byiza aho waba uhereye hose. Ushimire kandi ukomeze kugenda udukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube ubuntu n'ukuri TV. Ngiye kugezaho buri munsi nitwa Shalom. Kandi reka nongere nguhe ikaze ku iki cyigisho cy'uno munsi. Ni akanya gato cyane, ni ibintu bitanu ukwiye kumenya kugira ngo usobanukirwe neza niba inzira urimo ari iy'ukuri, ukurikije ibyo wigishijwe n'ababwirizabutumwa, amadini ndetse n'ahandi hose ubura kw'imyemerere itandukanye. Ese ntiwajya kubishidikanya, tega amatwi ubyumve. Ntangiye mvuga ngo niba hariho kubaha Imana ni ukwizera umwana wayo Yesu Kristo. Niba hariho guca bugufi ni ukwemera kwakira ubuntu bwayo mu ntege nke zawe zose. Kandi niba hariho guhimbaza Imana ni ukwamamaza urukundo rwayo yerekaniye mu mwana wayo Yesu Kristo. Niba hariho ijambo ry'ukuri, ni inkuru nziza y'agakiza kacu twakiriye tugakuye mu kwizera no kwakira ubuntu bw'Imana. Niba hari urugamba rukomeye mu Kristo akwiye kurwana, ni ukurinda umutima we ngo utiringire ikintu cyose kitari umurimo Kristo yarangirije ku musaraba. Niba ushaka kwimenya, menya ko Kristo agukunda kandi yatanze igiciro cyinshi cy'amaraso kugira ngo akubature. Niba hariho guseka kunezeza Imana, ni ugusengera mu kuri no mu mwuka. Kandi niba hari urugamba rukomeye mu Kristo akwiye kurwana, ni ukurinda umutima we ngo utiringire ikintu cyose kitari umurimo Kristo yarangirije ku musaraba. Niba ushaka kwimenya, menya ko Kristo agukunda kandi yatanze igiciro cyinshi cy'amaraso kugira ngo akubature. Zirikana ko kandi ibyo twabikorewe kubw'urukundo rukomeye Imana yadukunze twebwe abari mu isi bose, haba abatubanjirije ndetse n'abazaduheruka, kugira ngo itange umwana wayo abambwe ku bwacu, hanyuma twebwe nitubyizera tubone ubugingo buhoraho. Nitwa Shalom, ni ubuntu n'ukuri TV.